nongeye kugusuhuza wowe udukurikiye kuri mikoro za Tambuka TV. Uyu munsi rero muri kumwe nanjye Capu umunyamakuru wa Tambuka TV. Wowe rero uri hirya no hino ari abanyarwanda bari mu gihugu ndetse n'abadiaspora muri rusange, mudahwema kutwereka ko mudukurikiye. Ndabashuhuje kandi mbifuriza umwaka mushya wa 2023. Uyu munsi rero murabizi ko Tambuka TV uyu mwaka tugiye kwinjiramo n'umwaka wo gukora, kandi tugiye kujya tubagezaho abatumirwa batandukanye bafite byinshi byo kudusangiza. Rero mbere yuko ahari ninjira mu kiganiro, mwitegereje neza ngira ngo ahari murabona umutumirwa. Turi kumwe n'umutumirwa rero uyu munsi, kugira ngo mbabwire ko uyu munsi tugiye kubagezaho ikiganiro cyiza, ikiganiro kirimo ubwenge, ikiganiro gishimishije. Ariko reka umutumirwa turi kumwe uyu munsi, icyo mbona cyo nuko asobanutse kandi ari n'umubyeyi, ubona ko ari n'umubyeyi wuje ubuhanga. Reka atangire adusubiza kuri Tambuka TV. Bakunzi ba Tambuka TV, ndabasuhuza ngira nti amahoro y'Imana abane namwe musubize muti nawe abane nawe. Nitwa Manzi Mabirisi, nkaba ndi umusaza w'umuhanzi, akaba ariyo mpamvu umunyamakuru wa Capu yifuje ko twagirana ikiganiro kuri Tambuka TV, none nanjye nkaba mpari. Ariko mbanje kubifuriza umwaka mwiza na Noheli nziza n'umwaka mwiza, kugira ngo tuzawurye tuzaturye, tuzawukoremo ibyiza ibyo twifuza. Imana ibidufashijemo, murakagira Imana. Manzi, mbanje kugushimira, kugira ngo ni kenshi twagiye dupanga gukora ikiganiro, ahari ndakeka twagiye dupanga iminsi itandukanye ariko ntibidukundire. Ariko uyu munsi ndanezerewe ko turi kumwe, tukaba tugiye gukorera ikiganiro. Ngira ngo ahari benshi ntabwo ari ubwa mbere ugaragaye ku masosho media, abantu benshi bakunze kukubona, kandi nanjye nagiye gukurikirana kenshi. Uyu munsi ni byinshi turi buganireho, ariko cyane cyane turaza kugaruka ku muziki, ariko no ku bintu bigiye binyuranye ukora. Ariko nko kuba gukurikiye ubundi Manzi ni Manzi nk'uko nabivuze ntangira, ndi umuhanzi, ariko mu kinyarwanda mbere yo kutangira nyine ubanza kwivuga. Ndi nyamuserukana ingoga mu ngamba, ndi inyamibwa mu batare, naririmba bagatega amatwi, abandi batangara batwiteka atanga impano. Ariko uyu nguyu warahebuje, ndi umuhungu utagira impumuro, unyuze hose ababyeyi bavuza impundu. Sinzi yewe njya nibaza, njya ntekereza cyane, ufite impano idasanzwe. Nagize igitekerezo ndavuga ngo umunsi umwe twahuriye muri TV tukaganira, kuko kugera ku myaka yawe nk'iyi, gufata harya ni igisigwa, ni ikivugo icyo, ni ikivugo, ukabasha kugifata mu mutwe, ni irihe banga ukoresha? Ibanga nta rindi, burya iyo ukunda umwuga w'ubuhanzi uba ukurimo, ibintu by'ubuhanzi biba bikurimo. Burya iyo bakumva bakubwira ngo umuntu ni umwanditsi mwiza, utekereza amagambo ukayapanga neza ukayandika, ubundi ubuhanzi ntawe babwiga, ahubwo biga kuririmba. Ariko ubuhanzi kwandika biba bikurimo, ibintu biba bigukoreye, Imana yarakuyoboreye. Uyu munsi rero ndifuza rwose ko uza kutunyuriramo, ukaza kutubwira aho bigeze noneho uhanga. Aho uherukiye wagenda guhanga mu njyana zitandukanye, ubu ngubu uri guhanga cyane cyane uri kwibanda muri iyi minsi mbere byawe. Injyana ntabwo ari imwe, ngerageza gukora injyana zose, ntabwo ari imwe. Ari reggae nagerageza, ari R&B nayo nayikora, ndetse na gakondo yacu yo mu Rwanda, ndetse na hip hop. Nubwo ndi umusaza ariko nshobora kuririmba hip hop, kuko nta basaza benshi baririmba hip hop, ariko genda bigerageza. Ndetse hari n'injyana abasore bazanye ubu ngubu, nubwo ndi umusaza, yitwa Kinyatrapu, nayo ngerageza kuba nayikora.
njyewe rero ntabwo nakomeza mu kiganiro kuko n'abakunzi badukurikiye kenshi bafite amatsiko ariko ngira ngo reka turabanza reka duhere kuri iyi njyana y'abubu iyi njyana hari akaririmbo ifiteho reka dusangize indirimbo iravuga ngo kekekeke narumiwe kuvana bera nabaho nagera muri iyi sinayisanzemo amazi nanyamara izina rya Yesu risumba yandi mazina umukambwe warimenye yari mara rivuga usanga ari hasimbuka aririmba sirimba ntazarushwa no kwambuka itabira amasiganwa ngo adasiba gasigara bera bagiye mu ijuru maze wagasigara ino umva mu kinyarwanda cy'abura hasi iyo ndirimbo ntabwo urayijyana muri studio oya ntabwo ndayijyana ntabwo ndabona ubushobozi bwo kuyijyana nabashije kuyikora ariko nyikora muri studio iciriritse ariko numva mbonye ubushobozi nashyira muri studio nziza kuko na studio nziza ituma indirimbo irushaho kuba nziza ikanakundwa cyane kuko yakozwe umva njyewe capu kuri mikoro za Tambuka TV ndabivuze nimunyereka ko mukurikiye Manzi nizeye nashidikanya kandi ntabwo ari ubwa mbere tuganiye ariko ndumva ngomba kugufasha nanjye iyi ndirimbo rwose ukayikora kuko iyi ndirimbo nanjye muzi ku mutima babukoze cyane rwose urakoze cyane umva ni ukuri uri umusaza ushimisha cyane rwose ukora mu nganzo nkabikunda ariko noneho ntaribagirwa na hip hop reka banza nanone na hip hop twinjize muri hip hop nayizi hip hop nayo ni injyana ikunzwe n'abantu batari bake hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse hari no hanze ariko ndizera ko notabura akaririmbo Rwabye rwasenderejwe ibihimbano by'umwuka na zaburi navutse ubwa kabiri hayoborwa n'umwuka sinyoborwa n'umubiri sindi umufarisayo cyangwa se umusadokayo naje nkaza kayo sinzasubirayo ubwo bazaririmba jani ndirimba jezi yesinjya jara kugira ngo ejo ibihembo byaho mu ijuru ntazabibura kuko kuri uwo munsi nzabanera nk'urubura kandi namwe murabe maso tutazababura twese tugire tuti tureke ibyangwa bikurura ibyago tutageze ahera ngo turebe ihera byaba ari ukunyagwa zigahera ariko se Manzi nsobanurira iyi ni hip hop ni hip hop none iriya ni kina oya ni ya hip hop kinya trap irahari nayo kina trap iriya batwanjirije wowe ni yari hip hop zazari hip hop ahubwo noneho ubwo kubitaho kina trap kubitaho kina trap noneho kugira ngo duhite twinjira mu kiganiro rega reka ko turi no mu minsi mikuru kugira ngo dushyushye n'abakunzi bacu tubasusurutse uzinuka icyaha ucyange cyane ukima icyanzu kiragatsindwa gisiga icyasha iyo wagihaniwe cyangwa ukibabariwe ntabwo kigenda buheriheri ahubwo kigusigira ubuheri burya iyo udafite icyaha ugenda wicinya icyara kuko ntacyo wikeka ariko iyo ufite icyaha ugenda wikingakinga ufite ikidodo ku mutima wabona rimbuka rigita uvuze ati yelelele ugasimbuka nk'ingeragere weje utazajya amageragere umva hahiye imvugo yabo ngo hahiye oya ntabwo hahiye urantunguye uranshimishije ariko ngira ngo uyu muziki ni umuziki kandi uko turawukora ufite ubuhanga nihe ntumbero ufite intumbero mfite hari umuhanga wavuze ngo nurushanwa ugatsindwa ntuzarekera ahubwo uzakomeze kugeza upfuye kandi nutera agatambwe gato cyane uzishimire kuri kujya imbere kuko utazagusubira inyuma numva ibintu byo guhanga ntabwo nteze kuzabireka ningira imana wenda nzagira icyo nsiga imusozi cyiza n'abandi bandebereho ariko numva ntazabireka uko biri kose ntabwo ushobora kuzareka uyu muziki rwose ugomba gukomeza kuwubamo guhatana ngubamo wenda iminsi iba myinshi igahembwa ntabwo bizashoboka buriya ngira ngo twimbitse mu kiganiro akenshi usanga
nk'abantu mwinjira mu bintu bijyanye no guhanga umuziki, hari abantu muba mwigiraho, hakaba hariho umuntu ukunda, ukavuga ati uriya muntu nkurikije ukuntu yakoze umuziki, iyo mu cyongereza bita modo wawe, uhite umuntu w'icyitegererezo kuri wowe, nubwo nawe ugeze mu myaka isa nkaho atari mito. Ninde? Muri modo wanjye hari nk'umugabo witwa Sankodo, ajya aririmba ukumva amagambo arayasubiramo nubwo cyane ururimi abavuga umuntu aba atarwumva, ariko noneho uba wumva agwa mu ngoma neza. Hari bariya ba Riderman, muri gakondo nanone hari ba Masamba, nabo usanga baririmba neza, baje Sentore n'abandi n'abandi. Ndumva ko hagiye batondekanya, nkeka ko uko umwe yaje imbere cyane ari nawe ukwensifira, ari nawe ugukurura cyane. Yaje imbere gute? Watutubwiye uwo muhanzi kari uririmba Sankodo, ngo araririmba ukumva aguyemo, aragenda agwa muri bite neza. hari nk'indirimbo ye ushobora kuba wenda warakurikiranye ukaba washyiramo? Oya, ntabwo nayifashe mu mutwe, ariko ngenda nyumva uko agenda agwa muri bite, ukumva ari kugwamo neza, ukumva ari kugwamo neza. kuko njyewe ahanini igihe nibanda ku ndirimbo za gospel, ntabwo muri kirazira cyane, ariko nyine nabwo iyo ayiririmbye ugenda wumva uko agenda agwa muri bite neza. byanga bikunda ukavuga uti nanjye nzajya nkora iyo njyana. Oya, si yo gusa agenda avangavanga, kuko burya ntabwo iyo umuhanzi aririmba indirimbo imwe, birashoboka ko waririmba wenda iyo hip hop, ariko ntabwo ikundwa na bose, ariko birashoboka ko waririmba reggae ugakundwa, abakunda reggae bakakwiyumvamo, aba hip hop bakakwiyumvamo, aba R&B bakakwiyumvamo. Ntabwo bundi wagakwiye gukora imwe, wagakwiye gukora injyana zinyuranye, kugira ngo wenda umwe yibone mu yimwe, undi yibone mu yindi, we guhagarara muri imwe gusa. Akandi kabazo nshobora kukubaza, abantu benshi bakuru nk'abapapa usanga baragiye wenda nko mu njyana za gakondo, ubu ntabwo wigeze ugerageza? Gakondo nayo nayigerageza, kubera yuko gakondo nayigerageza, njya nandika ibintu by'imivugo, nkagerageza no kuririmba, kandi nabyo ndabigerageza. Ubu ndafite indirimbo ivuga ngo nzaririmba Yesu, nzaririmba Yesu ntwara n'izisumba, nzaririmba Yesu byiringiro by'abasenga, nzaririmba Yesu ubwugamo bw'umugaruku, nzaririmba Yesu umugabo uduha ijambo, nzaririmba Yesu wakandagiye Satani maze aramunyukanyuka, mwambura imfunguza mwivuga hejuru, ati ndi umugabo ugaba abagabo, ndi intwari irenze imanzi, ndi gitare udateye ubwoba, ndi imfura yo kuzuka, ati nijya bwugamo bw'umugaru, ndi rugamburuza abanyigimbaga, bakagana inzira z'igisiyoni, maze ibyo bigiraga bikagenda nka nyomberiye. Yesu abo wacunguye tuzakuvuga ibigwi. Noneho urantunguye. None se ubu ngubu ko mbona injyana zose urazumva, kandi ukazikora neza, ubu ntabwo bizakugora guhitamo injyana imwe nibura ngo uyinoze fresh, uyinoze neza? Kuvuga ngo injyana imwe uyinoze, nakubwiye ko birashoboka ko umuntu yamenya gucuranga umuduri. Njya mbona hari umugabo witwa Nzinzi Wanzigiye acuranga umuduri, agacuranga gitari, akaririmba, kandi iyo yegetse gitari agafata umuduri wumva ari byiza. Yafata gitari nabwo icyo afashe cyose ukumva ari cyiza. Buri kantu rero ukagezeho nosiyo ntacyo byaba bitwaye. Ubaye intore ukamenya guhamiriza, ukamenya kubyina, ukamenya kubyina nyine ibisanzwe, utega amaboko ushayaya, ntacyo byaba bitwaye. Ariko nta nicyo bitwaye, kubera ko zose ni injyana, kandi uri kwerekeza ku kintu kijyanye nyine n'umuziki, numva ari byiza. Mu by'ukuri ufite umuziki mwiza, ufite amagambo meza, kuko muri iki gihe abantu dukeneye
abantu baririmba indirimbo zidusubizamo imbaraga zifite amagambo ari mu buhanga. Njyewe natekereje ni iyihe nzitizi wagiye uhura nayo kugira ngo umuziki wawe uyu munsi mu Rwanda, ngira ngo mu Rwanda kenshi ni abantu bamaze barasobanutse cyane kuko muri iyi minsi ujya kumva iyo umuntu afite impano ntabwo yihishira. Nihe mbogamizi igenda ibamo? Nagiye mbona ukora n'ibiganiro bitandukanye no ku masosho media, njye nkibaza, ni nacyo kintu cyanteye intambwe ndavuga ati reka nkanjye capu nkore uru rugendo rurerure nze musange tuganire. Nihe nzitizi wagiye uhura nayo? Inzitizi nagiye mbona ni ukubura ubushobozi bwo kugira ngo mbashe kuba nakora indirimbo muri studio nziza. Mbese urareba amikoro niyo yambanye make. Ubushize nari nagiye kurushanwa, hari irushanwa ryari ryateguwe n'abagize na televiziyo, turagenda turarushanwa, ariko ndakubwiye ko hari abantu ntibari benshi cyane, ariko intara y'Iburasirazuba yose yari yateranye. Ariko muri iyo ntara y'Iburasirazuba nigiye babashije kuba uwa mbere. Bansezeranya ko bazankorera audio na video yayo, ariko bankoreye audio, video ntibayikora. Ubwo rero ntawe uburana n'umufasha, ngeze aho ndabyihorera sinashoza urubanza kuko cyane ngo ndi n'umukristo, mba ntegereje ko Imana ari izaca inzira. Ubwo ngo ndongera nanone njya kuririmba ku Iwacu Muzika, njyanye festival Ingoma, njyanye iyo ndirimbo nyine nari nakorewe na Radio Izuba na Televiziyo Izuba, nza kuhahurira na Irene Murindahabi n'undi munyamakuru wo ku kinyamakuru cyitwa Inyarwanda. Tukorana ibiganiro, nza kubona uwitwa Badrama wa Demen anyemerera ko azankorera indirimbo, ndetse njyayo indirimbo ndanayiririmba. Arangije hashize iminsi namuhamagara akambwira ngo ari bize, hari ibintu arimo, ngo azahuguka mpamagare cyangwa se muhamagare tukorane. Igihe kigeze aza kujya muri Amerika. Ubu ngubu muri iyi minsi niho numvise ngo yaragarutse. Ubwo nazongera wenda nkamuhamagara nkumva. Birashoboka ko hariho abanyarwanda bumva ikintu wenda bumva nk'iki kiganiro tugiranye, agasa n'uwavuga ati wa muntu nzamufasha, ariko akabikora atabikuye ku mutima, ari nko kwikina nka kwa kundi wumva mu bukwe rimwe na rimwe abantu bahaguruka bakavuga ngo nguhaye inka, n'undi ngo nguhaye inka. Ariko muri make abanyarwanda dufite umuco wo kubeshya, kuko muri za nka batangira mu bukwe zitaha ni nke cyane, izindi ntabwo zitaha. Hariho rero abantu bakora gutyo, bakaba bavuga ibintu batazashyira mu bikorwa. Reka rero tubwire abantu bafite umuco wo kuvuga ibintu ntibabikore, bahindure imvugo ibingiro. Kandi nizere hari abo mugiye batandukanye ndetse n'aba Radio Izuba aya marushanwa watsinze, ngira ngo nabo iki kiganiro kizabageraho kugira ngo bazasohoze amasezerano bagiranye nawe. Kandi ndize nashidikanya ko nabo radio nk'iriya isobanutse byanga bikunda, hari igihe twizere ko hari ibyo bahugiyemo, ariko dosiye yawe bakiri kuyizirikana. Kuko niba barabashije gukora audio, reka twizere ko ubutatse turi muri iki kiganiro tubwira ko na video bayikoze. Kandi burya nubwo ari n'umuco mwiza, ni umuco mubi. Burya yivuze ikintu akaba avuga ikintu yagitekerejeho atakivuze kubera amarangamutima, ahubwo akakivuga azi ko byanga bikunda azagenda gute azagisoza. Mu buzima busanzwe ni aka kazi ukora ko kuririmba cyangwa ufite n'ibindi ukora? Mu buzima busanzwe ikintu nkora ubu ngubu, iyo nabonye aho njya gukora ibintu bita abisi b'amazina y'inka, njya gukora umwuga wo kuba umwisi w'amazina y'inka mu bukwe iyo hari abasore barongo. Nabyo ndabigerageza. Ahubwo bihuye ngira ngo no kuri Tambuka TV birahura neza cyane. Ngira ngo hari ubwo no mu minsi yashize twagiye tubona abantu bagenda, hari ukuntu abisi b'amazina y'inka tugira gutya tukagenda tugashyiraho kwa kundi baba bavugira inka, ugasanga abantu barabikunze cyane kuri Tambuka TV. Ngira ngo ahari niba ntishe umuco kugira ngo
hariho abantu benshi baba badukurikiye hano hari umuntu kuko akumva mbona abenshi bavuga ko ari n'ibintu bisaba na by'ubuhanga kandi burya abantu bose babikora ngo buriya harimo ababa babisobanukiwe cyane reka none nguhe rugari niba ufite icyo watubwiraho ku bijyanye rwose n'amazina y'inka cyane ko burya n'abanyarwanda gukunda inka ni umuco kugira ngo hari n'abandi badukurikiye abafite ibirori bijyanye n'ubukwe bajya bagutumira kandi ngira ngo uraboneka. Ndaboneka rwose iyo umuntu ampamagaye tukasezerana umunsi ndaboneka kandi nta buhemu mbikoramo kuko cyane ndi n'umukirisitu ijambo ry'Imana riravuga ngo bazabona ishyano bariganya nibamara kuriganya nayo yakuriganya icyo ari cyo cyose. Ubwo iyo nasezeranye n'umuntu ngerageza kubahiriza isezerano twagiranye. Ntabwo uri muri ba bandi batenguha umuntu kwizeza umuntu noneho umunsi w'ubukwe wagera akamubura. Oya reka tuguhe akanya nayo iyo mpano yawe itambutse kumva burya umuntu wagutumira yaba ahisemo umuntu mwiza ufite impano nabonye zirenze imwe kandi burya umuntu mwumvikanye burya izo mpano burya ibirori by'ubukwe ni ibirori burya biba bikenewemo impano zitandukanye abantu ukabona barasurutse ibintu bigenze neza reka nguhe akanya. Ni ukuvuga nyine mu bukwe iyo bamaze gusaba umugeni abasaza bakora imisango hanyuma umugeni agasohoka hanyuma bagatanga impano. Iyo bamaze gutanga impano noneho hari ubu baravuga bati umukobwa wasabwe kandi wakowe noneho reka tuvuge amazina ya za nyina y'izo wakowe kuko mu kinyarwanda ntabavuga amazina y'izo yarabyara. Rero warangiza nyine ugakenyera ukitera ugafata inkuyo ugafata inkoni hano ukaza mu ngamba wenda wagera mu ngamba wenda ugatangira uririmba nk'amahamba. Nkanjye hari ubwo ntangirayo ndi kwinjira wenda nkavuga ngo ndamurika amashyo y'inyambo ndamurika amasibo y'ibigarama murika amasanzu y'inkuku murika inshongore zirisha shenge zishagawe n'inyange ndamurika isa namuringa yambye yaramvuwemo karinga kwamenya ruko ya nyamikenge ikaziba icyuho kingabe rwoga. Ubwo wenda nkaba ninjiye kuko ntabwo wagenda gusa utuje. Ubwo namara kugerayo nkaba nasubiza abo ku mpande zombi niba nabaye ku musangwa cyangwa se niba nazanye n'umukwe waje gukwa. Ubwo ngubwo nkatangira nti abambariye ntibambeshye ngo ubwatsi bunyura inka n'ubwo amahindura ubukama menshi n'ubwo amanziranzi inzira itavuna nk'umugongo iba mu gakanga iwa ba rusingamihigo yehe nyibutsa we nkunda ko wibukije umushumba guhanagura no guhindura ingeri nihaganda taha nidahaganda ararana murima ngabo waruhuta joro rikani dore umwiza ngoro wangarambe yibera mu ngoma nsinda na murambi zera kiginga igatunga ibibondo nahindema rugambi gatunga abashumba ikebuka urebera ubibi rubereye ibirori mudahamagaza impamvu ingoma nziza bayihamagaza umuriyo amahamba avugije abemera mihigo ngo ibitugu n'iby'insengamihigo. Ibyo ngibyo babyita amahamba. Noneho amazina y'inka wavuga wenda uti zirimo Rwizihira tendera y'ingobe yakeje urugerero rwa bene Murenzi yahoze yibunze Nyarubuye rw'izoge aho zigerurwa umwaga nta mwana uyigarura bamuzimwe imitazi kubangira amacuma aho torisi bahora asezera indamutsa Imana ikasingiza akitwa Rusesamihana nirusigirira mbuga n'inkuba y'umutakara kurya ba mu giterane kimpinyu z'imatovu siyo baturukira bungeri bamwiratira migogo ya Rutebeza mbuga niyo yakubise rugari bitarisanze barati nyambo ngufira bigabiza Rutebeza mbuga bakuba yaje mu giterane cy'inkuba za Rutanya mpunzi iterura umunsi yuhire icumu ucike baracirikira ishorera mwene ruganje hindura itamo nkuba zabaye imbungira mihigo. Aho ngayo niyo mazina y'inka
guma none se uyu mwuga wabitangiye ryari? umwuga wo kuvuga amazina y'inka nawutangiye ngira ngo 2010 nibwo wabitangiye wumva urabitekereje biraje cyangwa hari ukuntu usanga wenda nko mu muryango abantu harimo izo mpano ntizabura kuko abanyarwanda burya bagiraga umuco w'uko bigiraga mu itorero umuco wa kinyarwanda wose bakaba bari bazi nyine uko kuvuga amazina y'inka nta munyarwanda utari bizi kuko burya nta kosa ribaho kugira ngo umuntu akuvugire ati witwa nduvuga amazina yawe hanyuma unanirwe kwivuga cyangwa unanirwe kumenya ibisekuru byawe. Ibyo ngibyo byari ibintu abanyarwanda babaga bazi, ariko noneho bavuga ko ibintu by'indirimbo n'amazahamba n'amazina y'inka n'ibyivugo byahimbwaga nabo bitaga intiti, hanyuma za ntiti nizo zabyigishaga igihugu muri rusange, bakagenda babimenyera muri ayo matorero. Ariko nta munyarwanda utazi kwivuga, nta munyarwanda utaruzi kuvuga amazina y'inka, nubwo habagamo babifitemo akarusho ariko ntawabugubereye. Noneho ni amafuti kuba umwana w'umusore aho ngaho ntakivuga ntabwo bishoboka rwose, ntabwo byari bikwiye mu muco nyarwanda. Umunyarwanda yagomba, niyo abanyarwanda ngo tugira ubudasa n'ubutaneshwa. Ni ukuvuga ngo abanyarwanda bafite umuco bihariye utandukanye n'uw'abandi banyafurika. Ni ukuvuga rero ko nta munyarwanda kera nta munyarwanda utaruzi kwivuga, yabyigiraga mu itorero kuko itorero niryo ryari ishuri, kandi itorero ryashyizweho nangira ngo na Gihanga ngo mijana niwe washyizeho itorero kugira ngo ubumenyi bwose bw'ibihugu yari asanze n'ibyo yagendere byaba amateka maremare, ibintu byose yagiye mu bihugu yagiye ajyamo mbere y'uko ashinga igihugu cy'Igasabo, byose yabikusanyirije hamwe bigirwa mu itorero. Muri iryo torero rero harimo no kwivuga no kumenya ibijyanye n'imihango yose ya kinyarwanda. Rero reka nsaba abasore banyumva, nanjye ikivuga ndagifite, wenda nubwo uyu munsi nari kukivugire kuri mikoro, ariko burya ikivugo ni ingenzi. Nta muntu utazi kwivuga rwose, uwo ntabwo sinzi, yaba ari ikigwari ntibishoboka ntibikwiye, yaba ari igifura kandi bidakwiye. ubwo ugira gutyo uravuga ati byanga bikunda ukurura inganzo iraza, avuga ati byanga bikunda ku munsi wa mbere ntabwo byagutunze, wenda uvuze ufashe umwanzuro ukavuga ngo ngiye kuvuga amazina y'inka, cyane ngo burya ngo bavuga amazina y'inka z'imbyeyi. Inka z'imbyeyi zabyaye, kuko iyo bakunyana wenda bagakunyana y'umwana, ubwo ni ukuvuga inyana ifite amezi. Inka ibyaye bayikwa umugore ntibayikwa umukobwa, ariko noneho ntawe uvuga amazina y'inka zitarabyara kuko inka bayita izina iri kuri nyina, bakajya bayegereza nyina yashaka kuyonsa bakongera bakayikuraho cya gihe ivumera, cya gihe imbyeyi ivumerera iyayo, akaba ariho bayitira iryo zina, akaba ariho iritorera. Ariko hari buri nabonye akenshi umuntu uzi amazina y'inka ntabwo ashoborwa, ntabwo burya nabonye akenshi n'imivugo bijyana. N'imivugo birajyana, n'imivugo birajyana, ndetse ni nabyo nabanje mbere y'amazina y'inka. Wabanje imivugo? Nabanje ibintu by'imivugo. Ibintu by'imivugo warabibanje? Ibyo nabanje. By'akenshi wabikoreshaga hehe? Njye nabikoreshaga mu rwego rw'iyobokamana mu rusengero. Ariko rero reka hari ikintu njya mbona, buriya mbona ko burya abanyarwanda turasobanutse, ntabwo ari ukwikina, ariko iyo ngiye kureba nsanga abanyarwanda bafite ibintu bihariye, bwa budasa nakubwiye, budasa n'ubutaneshwa ni ibintu mu Rwanda bihariye. Kandi burya mbonereho kubwira abakiri batoya, abanyarwanda bari bafite intego eshatu baheragaho bahimba. Baheraga ku nka, cyangwa se reka tubanze Imana, inka n'intambara. Nibyo baheragaho bahimba. Imana, inka n'intambara, nibyo baheraga, kuko n'ubundi urumva iyo magambo yabangukaga mu rwego rwo kuririmba, guhanga indirimbo. Imana, inka, intambara. Yego. Kandi burya usanga ko n'ibyo bintu twakomeje kubisigasira, wenda ntabwo turi buhatinde cyane, ariko ngira ngo bitaha nanone nsengera dukora ikiganiro cyihariye. Yego. Burya ni byiza ko twinjira no mu muco.
ibyo bintu bitatu rero ni ingenzi cyane, ariko ndagira ngo noneho mbere y'uko dukomeza mu kiganiro, ahari wambwiye ko wabanje ku mivugo. Imivugo niyo wabanjemo, ubu nta muvugo ntabwo nawubura rwose. Witubwire uva umuzi hano kuri Tambuka TV wisanzure. ngira ngo nabikubwiye, ubundi hano iyo ugeze kuri Tambuka TV uba ugeze mu rugo. yego uba ugeze mu rugo. Ubu uko ubibona hari abantu benshi badukurikiye. yego ubu ejo cyangwa no mu kanya nzakubwira feedback kandi reka dushimire n'abantu batwereka ko badukurikiye. maze kubona ko hari abantu benshi bari kugenda badutera courage, batubwira ati dukunze televiziyo yanyu. turabashimiye cyane. Rero hari nk'inshuti zacu rwose ziri hari i Burayi zitwereka ko zidukurikiye, njya mbabona bakatwandikira kuri WhatsApp ati courage, hari muri Amerika. ni abantu rero natwe bagenda batwereka ko badukurikiye, natwe bikadushimisha. rero reka nk'umwanya wisanzure kandi nkubwira ko igihe tuganiriye gutya ntabwo ari twebwe bifasha gutya mu gihugu, ahubwo buriya ikiganiro kiragenda kikagera ahantu kuri twe tutabasha kumenya ko cyageze, ahubwo ubimenya kuri za feedback cyangwa se ya makuru bagiye bakugabanya. kandi rero n'umuvugo burya bambwiye ko wayikoraga mu rusengero, ahubwo uratubwira ushaka, urahera aho ushaka. nterure ntere ntambe ntanga umwanzi atarantatanyiriza ibitero, mpamagare yampanze maze impano mbone guhanga. mpamagare babavuzi bazi kuvuga ibyo mu mvugutira umuvuba mu mvungurireho gato, nanjye muvuga imyaka isabagirira imyaro, dore imyaka imbanye myinshi. ni mu ntega amatwi mbaratira indatwa, mbabwira umukunzi wankuye ku cyava, mvura imvune n'amavunane, iyo ndi kumuvuga singira ikimwaro. nzamuvuga hose nshize amanga, mbwira abamuzi n'abatamuzi, mbahamiriza ko ari rutaneshwa, uwo niwe nshuti ndutira amagana. uwo niwe wampaye kuganza, nari umugawe ugayitse cyane, ni n'umutunzi ufite ubutunzi, kandi ibyo atunga bitangira ubuntu. mu gicuku no ku manywa y'ihangu no mu ruturuturu rw'umusesa, ahora abanguye ugutwi kwe ngo yumve yuko hari umutabazi. n'amahoro atanga si nk'ay'isi, n'ubwo waba ufite dukeho twe turakunyuruka mushima. n'amasezerano ye ntasanzwe yuko agira ati niba hari ibyo yaburiye mu isi, ariko isi yo nushonje uhishiwe. uwo ni Yesu se w'abasenga, uwo ni Yesu isaro risize, uwo ni Yesu imanzi nziza. uwo niwe wasanze Sawuli ati Sawuli Sawuli, si uko ndekera ubwoko wibutoteza butoneshe, nuko Sawuli areka ibikwenwa akora ibikwiye akwira hose. yamamaza ibigwi bigwiriyemo ubuhanga bw'iyo ntwari, nako intwarane kuko intwari zijya zinanirwa. uwo niwe watubuye ifi n'umukata, abwira abigishwa bati nimubicaze ku matsinda tubahe imitsima. ni nawe watubuye divayi mu bukwe Kana, kandi utwabo twari twabashiranye. reka nkomeze ntege amaboko ntere intambwe, mbwire bose isangwa ry'uwasizwe ntazasiga, ahubwo nzasiga nsigiriza. niwe mukunzi ukunda akunze, niwe mukunzi ukunda ukwe, umukwe wankoye amaraso ye, umugabo inganga ingaragiye, wangabiye inganzi insusurutsa, w'isi isesuye usa na bike, wankenyeje inkindi nkenyera ikeye nkesha byose, uwo niwe byose. niwe wandinze ntazi yondi, naho mu nda no mu Egiputa yarandinze, ndinda uwandenganya ngo ndengana ndenganya. ndetse n'uruzungu nubwo ntaruzi neza, numva naruzunguza nk'abazungu. ngira nti yes Lord, yes Jesus, Holy Father, my peace, my hope, my joy, my hero. He has died for me, and you brethren, my purpose, my focus, my teacher, my reach, my future, my favor, my roof, my eternal life, my spring and salvation, and give you salute. indimi zose zonzi nizo ntazi, numva nazivugamo ibyiza by'uwo mwiza, utanze ibyiza utaka ibyiza. uw'inzozi zanjye ziganiwe twagize amizero, utunze amazina meza, Emmanuel Imana natwe gaho ruganje utwaye inganje. nimureke subike sinshoje, nari umusizi w'umusenzi utari umusenzi, nsenga Imana maze ngasimbiza izina ryayo. ahubwo nsebya rusenzi witwaga rusofero, wisasiye ubusembwa, wiseguye ubusa, usendereye ubusambo. ngaho ndazize namwe nimuzirikane uwo mwami murakagira gitare, wampaye agakiza w'abakiranutsi batsimbarayeho, abakiranirwa bavuga ko atakiriho, uwo mwami aragahora ku ngoma iteka ryose. ndumiwe ariko ndishimye. ubu buhanga, ubu buhanzi bwuje ubuhanga ubukura no gushakashaka, mbese ugatekereza, warangiza amagambo ukayandika, warangiza nyine ukafata mu mutwe ukumva biraje.
ntusobanye oya ntabwo usobanye kuko ikintu cyose baba banje kugikorera reviziyo cyangwa se repetition ukabasha kukimenya neza kuko ni wowe uba wakihangiye nyine ntabwo ese ubu nta bahanzi ujya uhangira nk'indirimbo nibura ufite amagambo akomeye cyane ntabo ndabona cyane umuntu nigeze guhangira indirimbo kera ntinabitangira ni umuhanzi witwa Senderi iriya ndirimbo yitwa intimba y'intore Nyanza buriya nige wayanditse hanyuma nza kuyimuha nyuma ajyaza kuyisohora muri studio yewe icyo gihe nayo nkiri hasi ntarabasha gukora nizo nkubwira ziciriritse ntoya nari ntarabasha kuzikora niyo ndirimbo naho abandi ntabo ndabona baza mu bandikire bose bakunzi batambuka TV ngira ngo uyu mugabo uyu mubyeyi urabona ko afite impano kandi impano yawe urabona ko umunsi ku wundi nyine ugenda ushyiramo udushya udushya nyine tugomba kubamo hagomba kubamo utuntu tw'udushya tugomba kubamo kugira ngo bibashe kuba byiza nk'ubu ngubu nari mfite indirimbo yitwa kubaha Imana nari narayihimbye mu njyana y'igisirimba ariko ejo bundi nanone ndareba ese iyi ndirimbo hari ukuntu umuntu akora indirimbo ariko wenda akayikorana na remix ubundi kubaha Imana abantu benshi barayizi wenda bahanika yonze aravuga ngo ntabwo ukuboko kw'Imana kwarwaye isusumira kandi n'ugutwi kwayo ntabwo kwabuze kumva n'ibicumuro byacu nibyo byadushyize kure ngaho nituyisange idusasira umugisha kandi utworose twibere mu migisha kubaha Imana kubaha Imana kubaha Imana we kubaha Imana kubaha Imana kubaha Imana we kuko kubaha Imana ni nabwo bwenge kandi byongeye ukarama nituyitinya dukora ibyaha tuyitinyuke tuyambaza kandi nitwabikora n'umwete nibwo bizagira akamaro ubwo iyo ndirimbo niko nayirimbaga ariko ejo bundi naje kumva ko nayihindura wenda ndavuga ngo today I'm poor but I have a dream brother my friend listen up to me this is it true God never change every time burya usuhukanye Imana aruta cyane usuhukanye Imana Isaka yarasuhutse ariko agenda asuhukanye Imana yageze muri icyo gihugu cyarimo amapfa cyane nyamara ahinze birera ahunika ibigega byinshi yamugize n'umutunzi ahita atunga amashyo n'imikumbi kuko ukuboko kw'Imana kutigeze kurwara isusumira kandi n'ugutwi kwayo kutigeze kubura kumva ubwo n'ibicumuro byacu ibyo nibyo byadushyize kure ngaho nituyisange idusasira umugisha twese twibere mu migisha twubaha Imana nituyitinye dukora ibyaha tuyitinyuke tuyambaza kandi nitwabikora n'umwete nibwo bizagira akamaro ubwo mpindura niyo kugira ngo mbe nayikorera remix none se nibajije ubundi wari wagerageje kwiga ko numvishe n'icyongereza ugera gutyo ukajya kubitaho iyo mirongo iyo nshaka kugira ikintu mvuga wenda muri urwo rurimi ntamenyereye ko ndi umunyarwanda ntari umwongereza uretse ko igifaransa nari nyizi igiki ariko igifaransa kinyuranye n'icyongereza hari uko naza wenda nkakubaza iri jambo mbashe kurivuga gute ukaba warimbwira uko ngomba kurivuga nanjye nkaryiga nkarifata nkaba narikoresha mu cyo nshaka gukora ukarifata mu mutwe ukarihimbamo indirimbo numvishe rwose icyongereza nagiye kugira ngo nyine nshaka kugira icyo nashatse kuvuga nkivuge muri rwa rurimi nabwira umuntu mbwira iri jambo rivugitse gutya akarimbwira yamara kurimbwira nanjye nkagerageza kurifata noneho nkarivuga nuko urahimba ariko ugatekereza ko ntabwo uri gushaka kwikubira message hano gusa ntabwo ari gushaka kwikubira burya hari ukuntu
wahimba indirimbo mu kinyarwanda nibyo, ariko ndibuka ko hari umuhungu wigeze kuririmba indirimbo y'ikinyarwanda, yaririmbaga y'igiswahili, yani yaririmbaga ku ndirimbo yerekeye ibigwi by'umubyeyi nka nyina, aza kuyiririmba hano mu Rwanda, amaze kuririmba acika n'intege ngo ntiyakomeza kongera gukomeza kuririmba, arabyihorera. Ariko ngo yagiye kumva, kuko yari yashyizeho contact ku ndirimbo ye, ngo yagiye kumva yumva winduke muri Namibia, baramuhamagaye ngo naze afata igihembo, yaririmbye indirimbo nziza. Ntabwo yahembwe no mu Rwanda, ariko yahembwe mu gihugu cyo hanze. Umuhungu sinibutse, ariko numvise avuga icyo kiganiro. Bivuze rero ngo muri iki gihe turimo cya digitale, cy'ikoranabuhanga, ntabwo ururimi rumwe, ntabwo dukoresha ururimi rumwe. Mu Rwanda hakora Icyongereza, hagakora Igifaransa, hagakora Ikinyarwanda, dufite indimi nyinshi zinyuranye. Ni ukuvuga rero ngo ugerageza kuba wagira nk'uko ya ndirimbo nakubwiraga nyine, nari natsinzeho ingoma, ifite ibitero bibiri by'Ikinyarwanda, ariko igitero cya gatatu ni Igiswahili. wayitiririmbe hariya? Nairimbye, ariko naririmbye ibitero by'Ikinyarwanda, ariko iki Kiswahili kiravuga ngo Yesu anaweza, hebu mwambie jirani munayoishi pamoja kama Yesu ana uwezo. Yesu ni dereva, siyo tishwa na ajali. Yesu ni hatari, hahofie madharuba, alitembea juu ya maji. Ukiwa na Yesu usihofie chochote, shetani asikutishe. Ikieleleza vyura hazimukatazi Bwana tembo kunya maji, vishindo vya mashua havishitui bahari. Wasiomjua musinishike mihari, nasema bila woga wala wasiwasi. Wenye kumuamini tumepewa ushindi, juu yetu kuna upindi, nyote semeni amina. Hatuogope mapepo pamoja na wachawi, tuna bima harisi, kwa hiyo sisi ni moto. Ni moto. Giswahili cyo ndabizi ko kizi. Giswahili cyo ndabizi ko twagiye tuganira kenshi, ariko noneho urantunguye. Uyu munsi no kuvuga ngo dusurikije isi yose, ahantu tutageze ni mu Gifaransa. Igifaransa. Ariko muri ubutaha naho ndizera ko ni mirongo uri bugende yitegura. Ndagenda nyitegura nayo. Hano hose twakoze twirukanze nyarikira muri EAC, mu Giswahili turirimba no mu Cyongereza. Hose twagiye twikozayo kugira ngo dususurutse abantu, dore ko turi no mu minsi mikuru. Yego. Manzi, no kuri Tambuka TV turagushimiye cyane ku mwanya ubutanzwe, aho reka tugirane ikiganiro, ariko menya nawe ukunda Tambuka TV. Ndayikunda cyane, none se nabura uzwa n'iki kuyikunda, kandi yagurukana ibyanjye ikabigeza ibwota amasimbi, urumva ntabwo nabura kuyikunda. Kandi nzi ko Tambuka TV rwose natwe nicyo dushaka. Nicyo dushaka ni ukugira ngo impano z'abantu zireke kuguma ahantu hamwe, zitumbagire, zigende. Nibyo kuko buriya usanga mu buzima bwa muntu burya indirimbo zirafasha, ndetse n'ibintu by'ibihangano usanga mu buzima bwa muntu birakenewe cyane. Kuko nubwo ntabwo niga ntabwo nize iby'ubuganga, ariko burya bagaragaza ko ikintu kijyanye n'umuziki ngo kirakenewe cyane mu buzima bwa muntu. Si bwa muntu, ngira ngo na rezanimo domestique nazo zikunda ibintu by'umuziki. Umuziki rero ni ingenzi cyane. Ukagira uti ndamutse rwose ngize gutya, Imana igaca inzira. Imana yagiye ica inzira, hasi nta bantu tuzi bagiye baririmba indirimbo zitandukanye, ariko ukajya kubona hari ukuntu bigenze, baratumbagiye. Hano hepfo ahantu bita za Rwagitima hari umusaza nzi. Se bana Rwagitima, uriya mugabo ngo ntuza ninde Bana Boy. Birashoboka ngo numvise amateka ya Bana Boy bavuga ngo yaririmbye indirimbo 70, nta nimwe ikundwa muri zo. Ariko ubu ngubu Bana Boy ni umusitare, yafatiye gufata ibihembo muri Amerika, yageze aho bicamo. Niyo mpamvu rero nanjye ndacika intege kuzageza impfuye, kuko ngo igikeri cyabonye uwapfuye ngo kiravuga ngo ubuze inka ntuye, ariko iyo ugihumeka birashoboka ko wabona inka. Ubuze inka ntuye ngo nuwapfuye. Burya nanjye nemera ko iyo utarapfa ugihumeka byose amahirwe.
birashoboka birashoboka kandi nanjye ngufitiye icyizere. urakoze cyane kukingirira buriya igihe cyose umuntu agihumeka kuri iyo myaka yawe ntuzigere ucika intege. ntabwo nacika intege ntabwo nacika intege rwose, ndacyakomeza ndacyahatana cyane ko noneho ufite n'irindi banga ryo kuvuga ngo wemera Imana. burya nemera ko hejuru y'ibi ngibi tubona hari Imana. iyo rero yivuze igihe kigeze ikavuga ngo ibintu birahinduka rwose mu mwanya muto usanga ibintu byawe bikunze, birakundwa bigakunda bikamamara bikagera kure hashoboka. rero nkeka ko muri wowe uramutse mu by'ukuri ugize amahirwe ukabona bwa bushobozi, kuko abantu benshi imbogamizi zibaho n'ubushobozi. ariko icya mbere nanone mbwira n'abantu batwumva, niyo ubushobozi butaraboneka ntabwo ukomeza kwicara hamwe ugati ntabwo ibintu birakunda, ahubwo urakomeza ukagenza gute ukagerageza, igihe kiragera birya ibintu urakomeza ukagerageza. ni rwo rwego nyine n'ubu ngubu hari irushanwa baherutse gukora rijyanye n'indirimbo za gospel hano kuri muzika yonza niho byatangiriye. ntabwo naraje ndarushanwa kandi mu batsinze nanjye ndimo. ubwo bategereje kuzabisubukura umwaka ushize bakongera bakarushanwa, ngo hanyuma ngo bamara kurushanwa bakabona abatambutse bakajyanwa mu makampi, bongera niba bazongera bagahugurwa, hanyuma ngo uzaba uwa mbere bavuze ko yazabona miliyoni 10. ubwo nabwo reka nipime nkomeze nyine mpatane kubera cya cyizere. none se ntabwo bababwiye amanota? ntabwo batubwiye amanota, gusa abatsinzwe muri iryo jonjora baratashye ntibazakomeza, ariko twe turi mu bazakomeza. wow ntibigaragaza ko dufite igihugu cyiza. mbwire ko banyumva ari urubyiruko. hano hari amahirwe menshi, hari amahirwe menshi. iyo ukora ntucike intege, byanga bikunda, hari amahirwe menshi k'ibintu byawe igihe kiragera bigacamo. ntabwo bigomba kwanga igihe cyose. n'urubyiruko nirugerageze, ahubwo nyine rugerageze kureka ibintu by'ibiyobyabwenge. mu babifata si bose, ariko barahari ngo umukobwa mwe agatukisha bose. nari nahimbye n'akantu ko kusa n'ubakebura mvuga, kuko nanjye ndi umubyeyi mfite abana, kavuga ngo rubyiruko nimureke ibiyobyabwenge, ahubwo mwicare maze mutyaze ubwenge, mukore mutikoresheje muzabe nka mirenge, muzabe ibyamamare hose mu mirenge, kuko nimwe Rwanda rw'ejo duhanze amaso. urumva rero ko ni akantu keza ku rubyiruko, kandi kuko ibiyobyabwenge birangiza. wenda naribagirwa, uramutse ubonye nk'ubushobozi kandi burya nta kimana itabasha gukora, ni igiki wumva muri wowe wahita ukora iki kidasanzwe mu mpano zawe ufite? ni igiki uba wumva muri wowe ushaka bati ubushobozi buramutse bubonetse njye nkabubona? umva kise ni ukuririmba nyine, agerageza kugira ngo nkore indirimbo nziza, igire audio nziza. mfite indirimbo nayo nahimbye ivuga ngo nari nzi ko nzavamo umuhanzi w'umuhanga, ibihangano byanjye bikagera hose mu mahanga, ngatumirwa hirya no hino ngenda mu ndege, none mpora ku ndege nagiye gushaka ubuyede bakabunyima kuko nshaje. Yesu we mfanye impano. aya rwose oya ntabwo uyipfanye, ndakubwira umunsi umwe bizakunda. umunsi umwe hari indirimbo mperutse kumva ngo uzaka, umunsi umwe bizakunda. umunsi umwe bizakunda, ibintu bigende neza kuko igihe cyose ukiri gukora burya njye nemera ko ibintu byose bishoboka. birashoboka. urumva ufite intego, ufite icyerekezo, ufite icyo uri kuganishaho, kandi icyo nagukundiye ni uko amarushanwa yose aje ntabwo usigara ngo ni uko uri mu myaka. ntabwo nsigara nubwo biba bimeze si hose. hahandi nakubwiye nyine ngo mukambwe wamenye Yesu ngo yarimo ararivuga usanga ari hasimbuka aririmba asirimba, ngo hari no ahandi mvuga ngo geke narumiwe kuva naberana. iyo ndirimbo nyine iravuga ngo
umwinginzi warimenye iyo yicaye ku karagacigatiye Bibiliya arasoma agasenga yumva ntacyamushobora se ubundi cyaturuka he ku mwami Yesu atugose ingabo y'umutamenwa inganga itugaragiye akaba n'umuzabibu natwe tukaba amashami izina rye ni Alpha n'irindi yitwa Omega niwe mutambyi mukuru rutameriki Sedeki nta na kimwe cyabaye hatabigizemo uruhare none hari havuga ngo umukene wamumenye iyo yicaye mu ifundi ryarimo aravuga iryo zina hitagira ibyiringiro yuko amazina ye yanditse mu gitabo ko azubaka imiturirwa akazatambagizwa imirwa nibwo tamasimbi n'ahagasesekarayo umusore wamumenye akiringira inama ze ntaca inzira y'ibumoso n'ubwo atagira mikoro Yesu nta mukozi so namukura mu bukode akamufunguriza ikonte akamwambika ikote akamukorera ubukwe abajyaga bamukwena baza kubutaha bagataha batangaye ariko ufite amagambo meza pe usibye ko ufite n'ubundi buhanga we yaririmbana ariko ufite amagambo meza reka mvuge ngo rwose Imana igucira inzira bizagende neza kandi bizagenda neza bizagenda neza yego bizagenda neza no kuvuga ngo mu ndirimbo zose ufite nta niyo urasohora ndayifite nasohoye nk'iyo ngiyo nakubwiye nyine yo kwizuba bari bankoreye audio niyo ngiyo nakubwiye kuba Imana nakoreye remix nayo nayikoreye ariko niyo audio ziciriritse birashoboka ko wakora indirimbo wowe ukayishyira kuri memory card ukayumva ariko birashoboka ko uyishyira mu byuma cyangwa kuri radio uyijyanye hano ngo bayicurange bakaba bayanga kubera karite iyigise ntibikoretse ariko uramutse uhuye n'umuntu babandi bari professional babigize umwuga akayikubita muri bya byuma byabo akayiyungura ku buryo yaza kugera nko kwa producer ele n'abandi akagira gutya burya ngo nabyo byongera indirimbo cyane rwose kuko no mu producer kugira inama akakubwira ati ririmba utya hano zamura hano manura none indirimbo ikabanziza burya niyo mpamvu iyo batanze award rimwe na rimwe umva ngo n'umuproducer nawe yabonye igihembo kuko nawe aba yakoze mu by'ukuri urumva ko nanone bitewe n'aho indirimbo zawe uri kuzikorera bituma zitaba ziri karite zifite nta karite zifite atari uko ziyibuze ahubwo nyine n'abazikorana urwo rwego nyine bitewe none se ubu wafata ibihumbi 10 ugatereta umuproducer uti nkorera indirimbo cya 15 cya 20 ukumva iyo ndirimbo yabimeze ite koko nakagaragara k'amashusho urasa wapi ntako ndakora ariko reka twizere ko bizagenda neza niyo bitaba kandi ubwo jewe nzaba nakoze icyo nagomba gukora nibwo bushobozi Imana yamaye kuko Imana yabwiye Gideon nimwe niwe wase ngo agende uko imbaraga ze zingana ubwo nanjye nzaba narakoze uko nshoboye oya Imana izabikora ngira ngo wenda dusatira umusozo dutangira urumvye kandi urubatse ubu nta mwana mu bana ufite uri kugenda yinjira muri inganzo ufite mfite umwana biriya by'uburyo byabise arabikora ndetse n'indirimbo hari indirimbo n'abafite 3 yakoze nkagira undi ushushanya akanashobora kuririmba ama danse zitandukanye danse moderne ariko bamwana n'ubushize nkeka ko twigeze kuganira ko nazabasura muri nka famille badusura turi nka famille nzaze rwose n'ikaze karibu tugiye kureba uburyo tuzabasura muri nka famille tuganire kandi nkeka ko bizagenda neza ngira ngo ahari nko badukurikiye kuri Tambuka TV n'abakunzi bacu ni iki wababwira Tambuka TV abakunzi badukurikiye kuyireba nyine abakunzi badukurikiye bagakora subscribe bakayikandaho kuri handi kukazogera kugira ngo ibiganiro bya Tambuka TV bazajye bakomeza kubibona kandi Tambuka TV ifite ibintu byiza izajya ikomeza kubagezaho ntabwo izabatenguha ndetse jewe nayibatiza kandi kazina nkahita mu mararungu ni mu mararungu ni mu mararungu n'ubundi nubwo ndagenda habaho n'inzitizi ariko muri uyu mwaka turashaka gukora
turashaka ko tureka kwicisha abantu irungu ngira ngo n'ibiganiro twagiye dukora suko amagambo twari tuyabuze ahubwo twanze kwibanda mu magambo yacu kuko abanyarwanda bakeneye gususuruka. Yego abanyarwanda baca umugani ngo atavunaguye ntakwirwa mu ruhago. Natwe twagiye tuvunagura indirimbo ni nyinshi. Hariho nk'iyo naririmbye yarani bivuga ngo na 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 hari ubwo waba mu bibazo urambije mu ngorane ukumva ubyaye wakwita ntaho ndi n'ayandi mazina ariko kandi suko bizaguma wategurirwa ameza mu maso y'abagusekaga ukita Manase na Efurayimu. Satani ntakubeshye kw'ibyawe birangiye fata kwizera kwawe nk'ingabo ukuzimisha imyambi y'uwo mwanzi yakumuriro nshuti we Uwiteka Nyagasani Imana sanga abo bose bababaye bakomeretse ku mitima biyuha icyuya bazamuka imisozi maze ubakure mu manegeka manubatuze mu bibaya ntibishimiye ukuntu babayeho barya bibagoye bakaryama bibagoye kandi bakorera intica ntikize ariko amaso babo bayahanze iwawe Nyagasani imbabazi n'urukundo rwawe nibibasesekaraho bazaseka. ngira ngo hari n'abakunzi bacu tubasezeyeho tutabicisha irungu ndabona bajya bavuga ngo umunsi uciye ikibu. Amazi yatembye ageze kure. Amazi yatembye ageze kure ahari twagenda ducutsa ikiganiro ngira ngo cyari kiryoshye. Ikiganiro cyari kiryoshye rwose gake ntigakwirwa mwitama ahubwo tuzasubira n'ubutaha. Bakunzi rero mudahwema kutwereka ko mudukurikiye kuri Tambuka TV ni murutegaragarize mukanda subscribe ngira ngo wenda namwe murabibona ko ibiganiro byacu nakagaruka mubisangiza n'abandi. Nureba iki kiganiro ngo wishime wenyine niba uri kureba iki kiganiro cyacu reka kwishima wenyine ahubwo sharinga oherereze na mugenzi wawe kugira ngo nawe abashe kwihera amaso ikiganiro. Burya njyewe numva ngo burya ibyishimo birahenda. Nanjye icyo nabwira abantu ni uko inama burya imfashanyo ni nyinshi. Iyo umuntu akugiriye inama ati kora gutya urishima hanyuma yaguha n'ibifatika kugira ngo nanone ukore babashe gukora ya ndirimbo kuko nanone ntabwo tuzatura nk'imisozi aha turi hari abandi ariko agize icyo akora kugira ngo washyigikire kuko numvise bari ijambo bavuga ngo uyu musaza apfuye burya n'inzu y'ibitabo ibihiye ariko iyo umushyigikiye umuhanzi burya umuhanzi ntapfa agomba gupfa ariko ibihangano afite akabisiga imusozi bikazagira icyo bimarira abandi. Ubwo rero numvaga uwangira inama wenda yuko nabigenza y'ahantu nanyura nuko nabigenza cyangwa se akagira n'ukundi kuntu yamfasha. Ubwo nimero yanjye ya telefone 07864746 nkaba nitwa Manzi Mabirisi ndabakunda. Shalom. Ciao ciao.